Mama, mama, kuki wagiye ukansiga koko? Mama, tugiye gusigara twenyine, mama aradusize koko. Mama wagize ukagaruka koko. Ibyo wadusezeranyije ugiye utabikoze, mama. rekera mani dadi aho urubyumve pe hari umuntu wakwiyitiriye aturya amafaranga yewe data we yabigenje ate ngewe ukuntu byagenze yari itangazo nyine rya Clement yavuze hari film igiye gusohoka ngo akeneye ngo 8 ngo abakobwa ngo bane ngo n'abahungu gutyo gutyo Kakwiyitirira. ariko urebe ko n'abatubuza aragome arifata ahita afata channel ye ahita Clement nimero ashyira hize agapostinga n'ifoto ye pe iyo video yari maze amezi 8 itambutse nanjye njyaho ndayaguza ubumaye igihumbi ubumaye 2 ndayaguza pe tugenda byibukana ko ari akazi ko mu rugo ndayaguza pe gusa natinye kubyereka boss nyine nyaguza abashuti banjye barayama benda yohereje nyimara kuyohereza rero umutima wahisumbya mbe fashe zane mu binyeze gura nabo abantu bari gushutinga ndabahamagara base mukorana na Clement. muraho neza abanyakigali namwe mwese mutuye mu ntara bari mu majyepfo amajyaruguru iburasirazuba ndetse n'iburengero bwaryo na hagati mu mutima w'u Rwanda i Kigali. Reka nizere yuko ibintu ari amahoro gusa ba diaspora muri mu ntara ya gatandatu namwe muri hirya no hino mwiyumvira ururimi rw'ikinyarwanda. Reka nizere yuko mumeze neza ne warusobera usobanya baswa mu basize nkamesiga meganisi ndicobera amahanga ruhamya ruhanga muramanga nkayisiga ibishanga sinsiga ibihanga nkigukenga nikoziyo rikinze ukiziyazamba nabengutse ingusho rutijanda kwitabaro nkimana igihugu. Iyo umuntu amaze kwivuga umuntu avuga bamusubiza mu iki Kagira abana mumeze mutese. Reka mbabwire ngo turi kumwe n'aba new generation. Narababwiye hano kuri Elifam Media ntago njya mbazanira abantu nta mpamvu. Aba basore n'inkumi iyi ngimbi n'umwangavu mubakunde ndishiye n'abantu kuko nibo bakinnyi ba mbere bashyashya bari kuza neza muri sinema nyarwanda dufite muri filime zigiye zitandukanye. Mwambwiye harya nk'iyihe nk'imbuto y'ibanga series ica kuri Gihozo TV show kwa Aisha kwa Mimi Cyurinyana bantu banjye muyikunde izo comment ndazikeneye. Filime nziza cyane imbuto y'ibanga series none se high school irenze cyane nese muzi gukina filime kano kaya tubwiye ngo acting ibi ngibi urebe uzi gukina filime nawe cyane ubu rero ubu nkubwiye se ngurire warira kurira gusa nahisha ibishyimbo. Okay, reka nko amasegonda 5 amasegonda 5 yo kurira cyangwa nkubwire inkuru kuriza. Okay, kora ikikoroheye ariko ngiye icyo wansaba cyose nagikora we. Okay, ngaho rira nta kintu nkubwiye. Yego urebe muri kamera ariko abantu bakurebe barebe ko warize koko. Mama, kuki wagiye ukansiga koko? Mama, tugiye gusigara twenyine, mama aradusize koko. Mama wagize ukagaruka koko. Ibyo wadusezeranyije ugiye utabikoze, mama. Nanjye ngira amarangamutima wo hafi urabona ndize kukurusha. None se wowe wabibasha
njye nabibasha kurira cyangwa ukina nk'ikihebe Oya, ndabona ko njye- wavamo ikihebe mwana ubundi njye banyita I'm professional actor oya vuga uko Ariko witwa ntuntuke. ureke kuvuga uko Ntawe bakwita vuga uko witwa nitwa wowe I'm professional actor role yose direct ngaho rira rekera murabibona babaha akazi nimba abakiriya baturiye batwiteho rwose natwe turashoboye barashoboye mumeze mute cha tumeze Tumeze bon neza. ndi kuganira nani na Jean Dodier cyangwa se Peter Peter ya vuga amazina abakozi bo muri filime ni Peter nk'ibisanzwe bakoze nka Peter ya muri Jojo Films inimba ya la vie nimba yarafisa ikinyamo yego komana direct inimba ya la vie nakiyemo noneho ndi maneko uri maneko cyane she uzuri maneko mwa eso nano Ya. isuri guha koko ndeba ndi kukureba nkabona umeze nk'ikihebe nusi kiebe sigena na maneko kiebe kijyana na maneko urumva umuntu usa n'ikihebe yabasha no kuneka baguha akazi hanyuma wowe amasisita mwiza ariko buretse gato ngiye kukubaza njyewe muri filime nakubonyemo ko wari ufite inyinya yagiye kandi nyinya nanone urayinyibukije filime yambonyemo okay ubundi ngiye amazina yanjye oya buretse byiza nawe biretse mbanze nivuge banza umbwire inyinya ahantu yagiye kuko njye nakubonye muri filime ndakweba inyinya yanjye rero urumva subize ko umwana iyo akiri mutoya akuka amenyo njye rero naje gukura amenyo ugerageze kwegera mikoro waje gukura ni ukuvuga ngo igihe nakubonaga wari umwana cyangwa iryinyo ryari ryarakutse hameze irindi ryari ryarakutse none narakuze riramera nese wavukiye mu cyaro cyangwa mu mujyi yavukiye mu cyaro ndi umwana iyo umuntu w'umwana mu cyaro akutse iryinyo sinzi niba n'ikigali ari uko ubwerekane ivugira iwacu ko niho mvuga hari ukuntu iyo agiye guha iryinyo inyamanza urabizi se hari ukuntu avuga aravuga ngo iryinyo ryanjye ribi ngo ndihaye inyamanza nijya kumizami ryiza aba bivuge neza niko bayivunya ibizami ryiza kwibati ugacisha munsi y'amaguru shyira ku ibati twebwe turayinaga kwibati kanyamanza ngo haye iryinyo ryiza uzamira ibi uricisha munsi y'amaguru nyine rikagera ku ibati rikagera ku ibati yego niko bigenda ibyo byo munsi y'amaguru nabyo witegera ahantu hari ibati hari urugo ari ibati ukajya haruguru yaho se aho wajya hose upfa kuba uri bukoresha uburyo rigera ku ibati ku buryo warinajya hano munsi rikarigaye nka ku ibati nyine wese agira inyogo ye yogamo inyogo yamugane hanyuma turi kuganira nande uri kuganira na Fiyete tumuzi mu yihe filime tumuzi yitwa nde Fiyete ubundi ngewe akenshi nkunda gukoresha izina ryanjye n'ubundi filime nkinamo n'ubundi mba nitwa Fiyete none se ni wowe wigenera izina ntabwo ari njye wigenera izina ariko habaho ubwo wenda nyir'ubwite yansabye ko yahindura nabikora nkakoresha ibyo ansabye ariko mu gihe ambwiye ati ni uburenganzira bwawe urakoresha ibyo ushaka nkoresha izina ryanjye n'ubundi Fiyete uba wumva ufite inzozi zo kuzagera kureba ingana iki cyangwa ku ruhe rwego inzozi mba mfite rero sasa mba mfite inzozi zo gukora cyane noneho nanjye nkazagira amafilime yanjye ku buryo nawe mbona nk'umuntu ufite impano nkamuzamura urumva nyine natwe tuba dufite impano ariko ikintu kigorana ni uko nabasapota abantu badufasha kugaragaza impano zacu zikagera hirya kure ubwo rero nanjye inzozi mba mfite mba nsaba imana ngo izanzamure nanjye nkora amaporoje yanjye noneho nanjye nsapotinga abantu bafite izo mpano kandi ubu ngubu ninza gukina muri filime yawe waragafashe uzanca amafaranga oya ibintu byose buriya bintu byo guca abantu amafaranga mwe mubibona gute
ahubwo njyewe mwebwe mbona nta mwuga urimo kubera ko nimba umuntu afite impano ye gute ujya kumuca amafaranga kandi ahubwo we wakamufashije akagaragaza impano ye. hanyuma Peter wowe wifuza kugera hehe filime yawe impano yawe muri filime wifuza kuyigeza ku ruhe rwe? noneho buriya rero njyewe iyo nekeje ahantu nzagera birandenga ngomba kuzajya ku gasongero hahantu nzajya ndeba bakavuga turani Peter twari tuziranye si we cyangwa ibyo bintu nibitaba ntago byabura kuba hamwe no gusenga ubundi bajya bavuga ngo Imana dufiteho umugambi. none se ntangira kumenya ubwenge ngiye kwiga mu wa mbere primaire numvaga nzaba perezida w'igihugu. ubuze imyaka mfite nta nubwo ndayobora isibo wese urumva bitanampfanye bundi aracyari na kare muri buno buzima aracyari kare ya ubu uri kubona mfite nk'imyaka ingahe? uracyafite niwajana 50 Imana ishobora kuguha amahirwe ikakubwira ati iki gihugu ndakiguhaye mwana wanjye kiyobore. muri buno buzima n'amasezerano asohora babaye abakecuru cyangwa abasaza yewe ayanjye yo ntago azasohora. upfa kutiheba gusa. muri buno buzima bisaba udacika intege nawe impamvu utabaye perezida nk'uko wabyifuzaga wacitse intege. ayanjye ntago nacitse intege warazicitse kubera ko impamvu yo uvuga ngo impamvu uvuga ngo nakuze nzi ko nzaba perezida none sinabaye we aho ko nakuze nzi ko ni intege wacitse. uri kwitakariza ikize wowe wakavuze ati nge nzaba perezida byaye bikunze bizaba nkuko ngiye mvuga ati nge nzaba umukinnyi wa filime ku rwego rw'isi. none se tuvugishe kuri ntumbeshye ubu mbaye perezida wakwemera nka kuyobora cyangwa wahita uhunga igihugu? ikibazo sura ko tuhagararanye ubaye perezida naba muri ba bantu bifuza guhura na perezida ntabwo waba ukimvugisha ntibibaho. ikibazo cyagiraga kiti mbaye perezida wakwemera nka kuyobora cyangwa wahita uhunga igihugu? uya wanyobora none se abatuyobora bo si bafite umubiri nk'uwawe? none se mwana ubu koko no kuyobora isibo byaranze nayobora none se ubu tuwe ko perezida uyobora u Rwanda rwacu yabanje kuyobora isibo. Imana baravuga ngo ni ahantu waba uri itakuvana n'ahantu wagera itagukura. none se ubu weme aha direct ugahita uba perezida ni ahantu Imana birashoboka nayo itakugeza. ese buri muntu ntagira impano ye? buri muntu nyine agira impano iyo mana irahari nibyo ariko ntago byabanje kunyura mu nzira ngo ndabanga isibo ngo njye kwa mudugudu ngo njye ku kagari no iga amashuri yawe avuga ati ugiye kuba perezida tunagutore tunishimye ahubwo. none bibaze ko nje ntanize noneho ubwo se naba perezida gute? ntabwo wize ntabwo byabura. Imana iyo yashatse gukora ibintu ngenza abantu benshi wenda ntago ari abaperezida ariko barakomeye ku buryo ureba umuntu ukavuga uti umuntu arakomeye kandi atarize na garidiyene. rata no kuyobora inda yanjye byarananiye no kuyobora inda yanjye byarananiye. hanyuma iyo ntego mwihaye murayifuza kuyigeraho mu gihe kingana iki? muri gukoresha izihe mbaraga? sureba mu myaka 2 yonyine uhereye isaha mu myaka 2 yonyine ntangira iminsi nyibara ubwo nibare iminsi 365 igize umwaka iminsi 600 ubwo ni iminsi 730. yego iyo minsi rero warambwiye ngo ni iminsi ngahe? ngo mu myaka 2 ngo ni iminsi ngahe? ni iminsi 735 740 Amaye nka data kubera yuko 365 yikube kabiri wumva ibyari byo nyikubye kabiri 730. amashuri yawe ndayakema ndabanyeze kuri rwa rwego umuntu ambona kuri screen byonyine akifuza guhura nanjye cyane. nane se ubwo nubumenyekana ubwo nuvuga ngo uzatwiryaho rero. oya ntago nje Imana reka mbwire n'abayobozi batwiryaho bantu muturenze amapine y'imodoka bantu muturenze mujye mudufasha turimo turazamuka nimukatwiryeho pe nimukatwiryeho urandika SMS hari n'atayisubiza umwaka urangiye mwagiye mutugira mukadushyiramo impuhwe koko base mukatwumva buriya nta kintu cyiza kibaho nko kugira umuntu kumva. hanyuma fiye karame nizihe mbogamizi ubona kuva utangiye no kariyeri kugeza uyu munsi? nihe mbogamizi ikomeye wahuye nayo mu rugendo rwawe muri filime? imbogamizi ngiye rero ngenda mpura nazo muri sinema ndahera ku cyambere mbona nyine cyugarije sinema nyarwanda
ibintu bijyanye n'amafaranga abantu bakiyitirira umusitari runaka akavuga ati ngende uyu n'uyu ku ma social media ku mbuga nkoranyambaga zose agashaka kwaka abana batoya cyangwa se bari kuzamuka bato mu mpano agashaka kubaka amafaranga ukubwira ngo zanira nayo ngo nzagukoresha muri projet yanjye bikarangira gutyo. Iyo niyo mbogamizi mbona cyane ikomeye. Hari umuntu urakurya amafaranga se muri ubwo buryo? Sha njyewe amafaranga navuga ako mama nucanye kujisha umwana. Oya rero hari ikintu gibagiwe. Hari abantu bari kuza bataka casting koko amafaranga koko ibintu by'ama casting ngo mfite casting ngo amafaranga ugasanga ngo ni kuri telefone gusa ngo kukwandika ukayohereza utaramubona basi face to face basi mubona uyamuhe wamubonye warayohereje ndi kukureba umeze nk'uwayohereje ntabwo byabura ariko byarambabaje sinanubwo nashikaza umuntu gutangahereje ndi. Hari umutubuzi hano ngaha kuri social media watwimva yigabije abantu bose bakizamuka sinzi n'ahana kuri amakuru yuko turimo turabishaka yise Kiramani Daddy aho rubyumve pe. Hari umuntu wakwiyitiriye aturya amafaranga yewe data we yabigenje ate? Ngiye ukuntu byagenze umunsi wa mbere ubundi ngiye nakuze numva nyine Imana yanjye ari gukina filime nabyiyumvagamo no kwishura aho ngaho nabaga ndi numvaga nyine ari ibintu nkunze cyane. Umunsi umwe namuka mvuye ahantu guhaha murana nyine n'abantu bari gushutinga filime aho ngaho mbaka nyine nuza nimero zabo nonza guhindukira mbona itangazo kuri YouTube ariko yari itangazo nyine rya Kiramani yavuze hari filime igiye gusohoka ngakeneye ngo 8 ngo abakobwa ngo bane ngo n'abahungu gutyo kakwiyitirira ariko urebe ko n'abatubuza aragome arifata ahita afata channel ye ayita Kiramani nimero ashyiraho ize agapostinga n'ifoto ye pe iyo video yari maze amezi 8 itambutse nase ntabwo wabibonaga ko iyo video maze igihe basanga yataranasobanukirwa nuko nabibonye kandi ntabwo nari nagize mbona iyo ya mbere ndabibonye mfashe nimero ndamwandikiye amafaranga ni 8 icyangombwa ngo kimwe gukina filime gutyo uzabura umumeni arabyo nabyo yabimbwiye nanjye njyaho ndayaguza ubumaye igihumbi ubumaye 2 ndayaguza pe tugenda byibuka nakora akazi ko mu rugo ndayaguza pe gusa natinye kubyereka boss nyine nyaguza abashuti banjye barayama benda yohereje nyimara kuyohereza rero umutima wahise undya mbe fashe zane mubize gura nabo abantu bari gushutinga ndabahamagara base mukorana na Kiramani baranamakanira arambwira ati rero umuntu naguhuza nawe ukorana na Kiramani niwe wagufashamo uza ndashima ayo mafaranga 8 nubwo yagiye ariko yamaye communication mbe ndamuhamagaye arambwira ati gotangazo rimaze amezi 8 ritambutse filime yararangiye ari Kiramani nyirizina oya yarundi muntu ukorana nawe nyine ubuze utuntu twa Kiramani kwanza ni Mama Niyori niwe nahamagaye ati Mama Niyori bimeze gute bandiye amafaranga gutya ese Kiramani afite filime ayiwe ati waribeshe iyo filime yararangiye imaze amezi 8 tuyishutinga yararangiye nuko nyine nakamye kimaze ubu biririya nyine mbandicaye ndabize ndihanaguye gusa arambwira ati iyo utanga amafaranga ntuzabyongere wowe ikintu ugiye gukorera hari ishuri ryigisha gukina filime nyine tu kwa Mama Nike nyine bigisha so Mama Niyori rero abarambwiye ati hari ishuri kwa Mama Nike rwamara gisha gukina filime gusa yujeyo uhura mu communication haba haye abantu byamare bamwe turota guhura nabo babariyo uzaze wige naribi uzageraho umugisha wawuze ubona ahantu kina muri iryo shuri naho baca amafaranga se ariko byo bamugane ntago wakigira ubuntu gusa urebye amafaranga baca ukageranya n'ubumenyi uhakura n'ahantu henshi genda ubona ukina biratandukanye ni ukuri kw'Imana mba ngiyo ndize ubwo kwahera ubwo ayo niyo mafaranga bandiye nagira muri iryo shuri nahakuye ubumenyi burenze ubu ngubu ndavuga ati uyu nguyu ni wowe ariko ikibazo ntabwo ababosi batubona kuki mutatubona oya hari igihe kiba kitaragera niyo mpamvu mba nabazanye hano kuri pe niba tubone
njyewe niga acting twiga acting koko mwaduhaye akazi ukareba ugasanga umubosi ariho gufata umwana aturagoye hanze aha ngo nuko ngafite za manyashi ngo nuko ngo yakoze gym ibiki n'ibiki yaje wese ko mbona uteye neza ubwo ntago baragufatara aha mbabari ariko ngo cyane cyane muri no industry ya film isura ngo ngirimo iraca ibintu Kigali irakonta isura irakonta pe kuko urareba n'umuntu ukabona ni mwiza byo arasa neza arakeye ariko nanone ikindi kintu ugomba kwitaho ese uwo muntu nimba ameze neza gutyo acting umushakamo arayishoboye ashobora kuba ari mwiza pe ariko adashoboye gukina atazi ko acting biri hasi rero icyo ngicyo ikintu cya mbere kinadutera imbaraga twumva ko tutarekura ni uko ushaka kuba utari mwiza pe kuko Imana irema uko ishaka kandi nkeka ko nta n'umuntu mubi ubaho gusa wenda tugiye dutandukanye ariko iyo wizeye acting yawe ubizi ko uzi ko acting uwo muntu aho yaca nawe wahaca kuri bubi na bwiza ushaka kutacishwa n'ubwiza ariko kacishwa n'impano yego banza urebe ngo uyu mukobwa murusha iki andusha yega andusha isura andusha nyaje ariko ugomba gushaka ikintu kubiga uzabahereza acting umubozi ugahita umukoma ukavuga ati no acting irarenze kurenza uno mukobwa hanyuma mu bahungu se biba bimeze gute bakurikiza iki naho n'ubwiza se mahungu wenda si cyane ntago bakurikiza ubwiza gusa nawe urabyumva akantu k'akajimu kazamo iyo babona uri umuntu muremure nkanjye ufite uno mudigi ubwo ntago byakunda oya we byakunda ariko mwana ikintu gikonta mu bahungu amafaranga arakonta kandi ugahita wishyura nka proje ugahita ugenda ugakina kwa Kiramani ugahita wishyura ibyo bifaranga ukikinira Kiramani se buriya nawe baramwishyura ngo bakine nese buriya timu ya Kiramani reba urwego iriho reba ukuntu irebwa ubu wayinjiramo ku buntu none se bakora nk'ishyirahamwe cyangwa ahubwo bariya nyine abari abantu bazamutse kera bakifonda bagakora timu yabo Imana ikababuresinga bakazamuka nyine bagatangira gukora ibintu byabo byiza bikarebwa rero kugira ngo njye muri iyo timu yabo kumva nawe urabyumva ntago wakinjiramo nk'umuntu uje kano kanya ikintu cyo kwihutira gutanga amafaranga ngiye rwose sinjya nyishyigikira ngewe ku cyizere cyane nigirira ku mpano yanjye numva mfite iri kuri 90% sinzi ariko mba numva ikintu cyo gutanga amafaranga wapi nzakomeza nihangane igihe Imana izavivurira bizakunda kandi ntagiye ntanga ese amafaranga nawe ubwawe nayo ufite urigiye kwirirwa ucumura uri kuguza mungurize ngiye muri casting icyambere cyo nabonye nko mu casting bana banjye umuntu ushaka kujya muri sinema cyangwa se nawe uri kuzamo akenshi casting nta kintu igufasha kandi ari ijonjora baretse gato kandi niko yitwa ni nako byakagenze ariko abantu nyine bari hanze akenshi babikora nka business uragenda mugakora mukakitinga bakabatoranya akenshi baranakubwira waratsinze bakubwira ko watsinze ariko ukazategereza igihe poroje izakorerwa ukabibura cyangwa se ikanakorwa ugasanga bashyizemo abandi batanze amafaranga menshi arenga yawe gusa ntibivuze yuko wenda impamvu mutagaragaramo ari uko impano yanyu bitakunzwe kurusha izindi cyangwa se bitewemo n'abakinnyi bakeneye wenda bakabona ntibagukoresha bitewe n'umukaragita bakeneye kuki batubwira ko batsinze se akakubwira ngo watsinze nyuma agahendukira bababwira ngo none kubera watsinze ngo ufite timu yanjye ngo uramereze mu 50 ngo winjiremo wayi ko natsinze yandi nyaka nayiki noneho cyangwa se ukanatsinda akakubwira ngo kugira ngo tuzakorane uzishyura yandaya naye kandi wimaginaga ko byibuze ayo manota yawe wabonye hanyuma turi kugana ku musozo ni byinshi tuzagenda tubiganiraho n'ubutaha Peter urumva ukunda Fiyete wagerageje gukora ibyishoboye byose kugira ngo utsindire umutima wa Fiyete ariko Fiyete nakaninja iyo haje umujama wifitiye ibiceri ubwo nyine umutima uba wagiye urumva nukuvuga ngo mugiye kwakitinga noneho sibyo uri kubona umaze kurambirwa
kubera ko ntabwo ari kukubaha cyangwa akora ibyo ushaka. Noneho Fiyete rero nawe ugiye kumwereka ko ibintu byose yakoze nta kintu bimaze, urumva atari uko nyine ntiwigeze umwinjinga kugira ngo abigukorere, uvuga ati ubundi ibyo bintu wanakoze ni n'agatonyanga mu nyanja, kunkangisha ngo wenda ngo wanguriye telefone y'ibihumbi 20, ati hari undi ugiye kumpa iPhone 17. Tunasoza ikiganiro. Yes. Action. biteze Ni byiza. no kunsuza no kubanza ukabitekerezaho koko. Ese hari ikintu umuntu yakora adatekereje? Wowe hari icyo ukora udatekerejeho? Ako Fere kamubwire tuganire nk'abantu bakuru, nawe jya ushishoza basi ushyire mu gaciro. Reba imyaka yose mwirutseho Fie ubona uri iki basi ku buryo wumva nyine kunyiha byarakunaniye. Ahubwo ubona ndi iki ku buryo uhora unyiruka icyo gihe cyose? Fie amafaranga nagutayeho uri kantu kwanjye kose nakagotayeho koko, basi jya ugira n'impuhwe, jya ugira impuhwe ati basi uzambeshye kunkunda. Ariko abasore butubwa mwigira confidence koko. Fie ndimbwa Ngibintu ngo wantayeho. ndimbwa Noneho buriya mu matushe bwawe bw'ubutelefone wamaye nibwo wirirwa ukangisha ngo wanyitayeho. Reka umva ubu ngubu udafite mani nta kintu twavugana. Ndabashimiye, mukomeze kugira ibihe byiza, ibiganiro byacu nakagaruka.